tugeze mu gace keza cyane nzi neza ko mukunda muri benshi, ubutumwa bwo gusigatira cyangwa se ubutumwa uba ugomba kuvana muri izi nzozi tuba twavuzeho kuri uyu munsi wa none, dore ko uyu munsi twibanze ku nzozi zo kurota ubona bashwanye n'inshuti yawe magara cyangwa se wa muntu ubona mwari inshuti bikomeye cyane ariko ukarota ubona mwashwanye cyangwa se mutakiri kumvikana. Aha baravuga ngo ntukangwe n'inzozi nk'izi ngizi kuko zishobora kuba ari nk'intwaro yo kukurinda, nanone kandi bishobora kuba ari nk'ubutumwa bwo kwiyubaka. Gusa nanone uba ugomba kubanza ukitekerezaho ukibaza ute se, ese koko uyu muntu ni inshuti nziza? Ese koko uyu muntu amfitiye akamaro? Ubundi mu busanzwe inzozi ni nk'indorerwamo kuko akenshi zerekana ibyo umutima wawe utekereza, ibyo Imana ishaka kukubwira ndetse n'ibyo ukeneye kuba wakosora. Nanone kandi sinshobora kugenda nakubwiye uko wabigenza nyuma yo kurota inzozi nk'izi ngizi cyangwa se kurota ubona bashwanye n'inshuti yawe magara cyangwa se inshuti yawe y'akadasohoka. Icya mbere cyihutirwa ugomba kuba wakora mu gihe urose izi nzozi cyangwa se nyuma yo kurota izi nzozi, tegura kuvugana n'iyo nshuti yawe niba ubona hari icyatuma mubasha kuba mwabana neza cyangwa se kuba umubano wakongera ukamera neza nk'uko mbere byari bimeze. Icya kabiri ugomba kwihutira gukora nyuma yo kurota izi nzozi, baza Imana mu isengesho niba uri mu nzira nziza cyane cyangwa se nimba uri mu nzira nziza. Ikindi cya gatatu ari nacyo cya nyuma ugomba gukora nyuma yo kurota izi nzozi, ahindura aho bikenewe. Ngo iyo inzozi zikubwiye igikenewe ntabwo uba ugomba kuzirebera cyangwa se kuzireka ngo zigende, uba ugomba kugira icyo ubikoraho cyangwa se icyo ubivugaho. Izo umusobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana neza cyane. Yabo rero ntangiye mbahereza ikaze mwese aho mugiye muherereye, haba abari mu Rwanda ndetse n'abari hakurya y'imbibi z'u Rwanda, mwese bisa aho tugusobanurira buri kantu kose kajyanye n'inzozi, ukabasha kuba wagenda umenya inzozi uba warose cyangwa se igihe urose inzozi ukumva ushatse kumenya igisobanuro cyazo, ni byiza ko watuza ahangaha ukanyandikira muri comment cyangwa se ukananyandikira kuri WhatsApp kuko hari nimero yanjye iri muri description ubasha kuba wagenda ucaho. Yabo rero wowe uri iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo ndetse n'amajyaruguru uhawe ikaze cyane kabisa. Nizere ko tugiye kubana muri kino kiganiro guhera ahangaha gitangiye kugeza aho kiza kuba kirangiriye kabisa. Nizere ko uraza kuba umeze neza cyane kandi ukomeze kuvugwa neza cyane. Nawe rero nimba inzozi wagiye urota, ni byiza ko wanyandikira muri comment nkagufasha cyane tukabijyamo neza cyane. Wakwibaza ngo umunsi tugiye kuba twaganira kuzihe nzozi. Uyu munsi tugiye kuganira ku nzozi zikunda kugaruka kenshi mu bantu benshi bagiye batandukanye. Izo nzozi nta zindi ni ukurota ubona washwanye n'inshuti yawe magara cyangwa se wa muntu n'inshuti yawe y'akadasohoka rwose, ukarota ubona mwashwanye hafi no kurwana rwose, ubona ko ibintu bisa nkaho byarangiye. Ni ukuvuga ngo izi nzozi ntabwo zipfa kuza gusa, hari impamvu ziba zije. Niyo mpamvu nanjye navuze ngo reka nzikoreho kugira ngo ubashe kuba wamenya icyo ziba zishatse kuba zasobanura mu buzima busanzwe, dore ko hari byinshi dukunda gusuzugura ariko bifite icyo bitubwira. Inzozi ni kimwe muri byo. Buriya nubyo urota ibintu ukabona ntabwo ubyibagiwe bikugumyemo, ujye umenya ko byanga byakunda ari ubutumwa bushobora kuba buvuye ku Mana cyangwa se ari ubwonko bwawe nyine bwagize icyo buvuga ndetse no ku mutima wawe. Reka turebere hamwe ibisobanuro rusange by'izi nzozi. Ni ukuvuga ngo iyo urose ushwana n'inshuti yawe magara, ibi ngibi si ibintu byo gufata uko wiboneye. Hari ubwo izi nzozi ziba ikimenyetso cy'impinduka mu buzima bwawe, cyangwa se hakaba n'igihe uba ufitanye ikibazo gito n'uwo muntu, wenda mutakivugana nk'uko byahoze, cyangwa se hari ikintu umutima wawe utekereza ko kiri hagati yanyu, ariko hari n'ubwo biba ari ubutumwa bw'ubwoba bwo kumutakaza, kuko iyo umuntu umukunda cyane no mu nzozi umutima ushobora kukwereka icyo utinya. Nimba tugiranye kuri uyu munota ukaba turakanda subscribe, waba uri umwe mu bantu bari kugenda bahomba ibiganiro nk'ibi ngibi. Rero ukanda subscribe, ukore share mu magroupe ugiherereyemo kandi ukore like, yaba ari byiza cyane kabisa. Ubutanze inkunga ikomeye cyane kuri Geto Challenge TV kuko dushaka kuba umuryango mugari kandi munini cyane. Reka dukomeze sasa n'inzozi zacu z'uyu munsi. Dore ubundi busesenguzi bwimbitse kuri izi nzozi zo kubona bashwanye n'inshuti yawe magara. Hari n'ubwo izi nzozi ziba ikimenyetso cy'uko ushobora kuba ushaka guhinduka, ukaba ushaka nko kuba wenyine cyangwa se ushaka amahoro cyangwa se nanone ushaka kwigira utitaye ku bantu baguhangayikisha.
Dore akandi kantu ukwiye kumenya kuri izi nzozi cyangwa se utari uzi kuri izi nzozi. Iyo wumva wishimye muri izi nzozi nyuma yo gushwana n'inshuti yawe, ibi bishobora kuba ari Imana ikwereka yuko hari abantu bagutwara umwanya ariko batagufasha mu iterambere ryawe. Kandi koko bibaho mu buzima bwacu bwa buri munsi rwose, ugasanga abantu bagutwara umwanya munini cyane, ariko ugasanga nta kintu bagufasha mu kuba wowe wakiteza imbere cyangwa se mu iterambere ryawe. Rero biba byiza cyane rwose iyo abantu nk'abo ngabo ubavanye mu buzima bwawe kugira ngo ubashe kuba wagenda upanga gahunda zawe neza cyane. Ariko nanone nimba wumva wababaye cyane muri izi nzozi, ni igihe cyiza cyo kwisuzuma. Ubundi ukibaza utese hari inshuti yanjye dukeneye kuba twaganira ngo tubabarirane? Nuvuga ngo icyo gihe rwose biba bisaba ko ukoresha ubwonko kugira ngo ubashe kuba wakora igikwiye, bibashe kuba byagenda neza cyane. Umenye ese iyo nshuti ni inshuti koko y'umumaro ugomba kugumana, cyangwa n'ubundi iyo nshuti nta mari irimo, ubashe kuba wayishyira ku ruhande kugira ngo wikomereze. Icyo gihe nyine bisaba ko ukoresha ubwonko bwawe neza mu nzira nziza kandi iboneye. Tugeze mu kindi gice cyiza cyane kivuga ngo umubano w'inshuti n'ubutumwa bw'Imana. Inshuti ni impano iva ku Mana. Iyo Imana igwishuriye ko urimo kuyitakaza, ibiguhaye umwanya wo gusenga, gusaba imbabazi, cyangwa se gufata icyemezo cyo gukomeza inzira yawe n'umutima ukeye cyangwa se umutima utunganye. Hari n'izi nzozi zishobora kuba zizaba ubuhanuzi. Imana ishobora kuba igufunguriye cyangwa se igukinguriye amaso ngo witegure impinduka zikomeye cyane mu buzima bwawe. Ubwo rero byaba byiza utagiye usuzugura inzozi zawe, ukajya uzifata nk'ubutumwa bukureba. Uku ni nako ndi kugenda ngana ku musozo, nkomeza kugenda nshimira wowe tuba twabanye guhera ikiganiro gitangiye kugeza aha ngaha kiba kirangiriye. Kandi ni byiza gukanda subscribe kugira ngo ibindi biganiro byacu nabyo ujye ubasha kuba wabibonera ku gihe, kandi ukanabikorera share mu magroupe uba ugiye uherereyemo, biradufasha cyane. Ni iby'agaciro kandi biba ari iby'ingenzi. Rero izi nzozi zacu tuba tugenda dusobanura, ni byiza ko nawe twandikira inzozi uba warose, kuko buriya abantu babata mu buryo bugiye butandukanye, kandi inzozi nazo zikwiyereka mu buryo bugiye butandukanye. Ubwo rero biba byiza iyo utwandikiye ukatubwira ati njyewe nazo inzozi zimeze uku n'uku, ubundi nkagufasha nyita Aizo, umusobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana neza cyane. Iyi ni subscribe, reka duhure ubutaha, ndabakunda cyane. Hasta la vista.